isi irashaje koko, mwitegereze neza murebe ibintu uyu mukobwa akoreye uno musore muri Nyabugogo yose. Ese gahunda twari twapanze kandi urayisha ese wambwiye ngo durira no nganyine ne gahunda twari dufite yo kujya ariko urabona none sura bana ngiye naje kugomagaza hano kuko wirakara none wirero mbwira nitayire rero none se uhamagaye kuri telefone urambwira ngo nagutindiza nimba aho none se umuntu ukomeza ndajya kugutegereza se urajya mu rugo kwambara oya mani mbabarira mani sikulas nigendere se none se bitavye kundi bakurikiye gahunda utangiye kuraba ndigenze rero niba nagahunda ndabona nagahunda ndatangiye subize none se iyo waherewe amagara kuri telefone ibintu nambira kuragene wowe none se gahunda ufite niye turagenda cyane nawe ako ntukajye kunyina mu no. Are you sure about that?
Mbese uri umuntu utagukundira mu mwenda ukora ubu ukeneye amakositimu Imana ishatse kukwereka umuntu mugiye kubantu ikintu kimbabaza ni ibintu byose mukorera njye ndihiringa ansaba buri kimwe cyose izina ry'Imana yo mu ijuru ndagikora ni umusalman turakora nta kintu